Nshuti bakunzi ba Iwacu Heza with Dr. Justice, ndabashuhuje mbahaye ikaze kuri Iwacu Heza channel. Uyu munsi mbafitiye umushyitsi w'imena, ni umuntu abenshi tuzi, ni umuntu wigeze kwiyamamariza mwanya wa Perezida wa Repubulika mu Rwanda, Gilbert Mwenedata. Abenshi muramuzi cyangwa mushobora kuba mwaramwumvise mu ma interview akora cyangwa mu biganiro atanga. Ubwo rero biranejeje kuba uyu munsi yabaje kutuganirira tukaganira. Nanone ndashaka kubibutsa yuko mwakora subscribe kugira ngo ibiganiro tuzajya dusohora bijye bihita bibageraho byihuse, kuko ibiganiro nk'uko buri gihe mbivuga nimwe tubikorera, dushaka yuko bibagereraho ku gihe. Ubwo rero ntabatindiye, reka impa ikaze umuvandimwe Gilbert Mwenedata. Gilbert, muraho murakomeye? Innocent, muraho. Ndagushimira yuko mwatwakiriye muri kino kiganiro. So numva ari byiza kuba tugiye kuganira ndetse no kuba n'abakurikiye channel yanyu tubasha kuba twagira kano kanya kugira ngo tubashe kuganira nabo. So ndagushimiye. Ya, murakoze cyane. Ikintu numva nshaka kukubaza cya mbere imfitiye amatsiko Gilbert, numvise yuko uri mu bantu bake b'abanyarwanda bashiritse ubwoba bwo kubasha kwiyamamariza kuri iriya ntebe y'umwanya wa Perezida wa Repubulika. Ngira ngo uhereye muri 1994 kuva u Rwanda zahindura imirishyo, hari umuntu umwe kuva yafata wumva yuko ari we ugomba gutegeka, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ku buryo abagiye bagerageza kwiyamamaza mu matora kereka wenda bo babaga bashyizeho kugira ngo babashe kugaragaza yuko harimo competition, ariko abari genuine bageragezaga kwiyamamaza igihano cyabo cyabaga ari manda 2 ongeyeho umwaka. Ngira ngo uzi igihe bakatinga bere Victoire. Ibyo bintu Mwenedata wabyumvishe mute? Niki cyaguteye gushaka kwiyamamariza uriya mwanya wa Perezida wa Repubulika? Innocent, urakoze kuba icyo ngicyo ukibajije. Icyo nabwira abantu nuko burya ibyo duharanira ngo tubone mu gihugu ni ibintu bihera muri twebwe, bikaba ari ubuzima. Ukumva wemera ibintu, kandi ibyo wemera ukumva nta muntu waza ngo abigukuremo niyo yaba afite imbaraga. Handavuga imbaraga za gisirikare cyangwa iz'amafaranga nk'izo tubasha kuba twabona. Iyo umeze gutyo ushobora guharanira ibintu n'igihe wenda abantu baba bibaza ngo cyari igihe aho abantu bakabaye baceceka bakemera gusa uko byagenwe. So navuga rero ngo imbaraga abantu wenda batekereza ko binasaba nyinshi, ariko si nyinshi, ni imbaraga zo gukora ibyo wemera. Burya bene abo bantu babaho. Hari umuntu uvuga ngo ibi bintu ndabyemera, ngiye kubikora. Ngewe icyo nemeraga rero ni iki: nemeraga yuko abanyarwanda bafite ikibazo gikomeye cyane. Hari ikinyoma kiri kuzerera mu gihugu cyo kuvuga ngo abanyarwanda bose baremera yuko bayobowe mu buryo buzira amakemwa, kandi nta wundi muntu wabayobora neza nk'uko nguko. Mbese mu yandi magambo ngo nuko abanyarwanda babyumva. Ngiye icyo numvaga siko nabyumvaga. Numva rero yuko umusanzu nari mfite wo kubwira abanyarwanda cyambere ko ari kuvuga ngo ibi bintu ntabwo ari byo, ni ikinyoma kiri kuzerera mu gihugu. Numva yuko ibyo ngibyo rero noneho umuntu akavuga ati wakwiyeho imbaraga. Nta mbaraga nyinshi bisaba keretse izo kuvuga ibyo wemera, izo cyangwa se imbaraga zo kuba umuriwe. Noneho numva yuko ntabwo numvaga ngo nkeneye amafaranga, sinumvaga ko nkeneye n'umusirikare wo kundinda, nta nubwo numvaga ko nkeneye nuko abantu bambwira ngo bose barashaka ko mbikora. Numvaga mvuga ngo umutima nama wanjye urambwira ngo biriya bintu ntabwo ari byo. Kiriya kinyoma kirimo kuzerera gikeneye umuntu uvuga ngo ntabwo ari byo. Icyo ngicyo rero navuga yuko mu by'ukuri ni ikintu numvaga kidasabye izindi mbaraga nyinshi, uretse izo kuvuga ngo abanyarwanda dukwiye kuba twabona icyiza tukacyita cyiza, twabona ikibi tukacyita kibi. Noneho nkumva yuko kuko ndi umwe mu banyarwanda, nkumva nanjye ubwanjye nshobora kubikora bigahera kuri ngewe. Urumva yuko ni nk'uko nguko numva nabisobanura.
none Gilbert nkanjye wenda uba hano hanze niba umuntu abonye icyo kinyoma akacyamagana ku mugaragaro abantu batangira kukwita umwanzi w'igihugu, batangira kukwita yuko urimo kuvuga nabi leta, ndetse akenshi ugasanga ntibashaka yuko baba hafi yawe. Weho byakugendekeye bite mu Rwanda? Ko mu Rwanda ndumva ho byaba bikomeye cyane kuba uvuze uti nge nyamara hari ukundi mbona ibintu, ahantu hari leta imaze igihe kinini yigisha abantu yuko bagomba gutekereza kimwe, ugasanga parlement speaker na sena baratekereza kimwe, nta muntu ujya inyuma y'umurongo, bose bagomba gutekereza kimwe, ni uniform. Ukaza rero ugiye kwica uniform, bimeze gute mu Rwanda? Byakugendekeye gute? Byaba mu nshuti, byaba mu muryango, byaba mu baturanyi, byakugendekeye bite? icyo cyo ni ikindi kubera yuko wenda navuga burya hari ahantu hamwe uba ugomba kujya no muri ibyo bihe. Najyaga nko ku ishuri, akenshi ninjye nakundaga kwitwarira abana banjye ku ishuri, nkajya no kubakurayo, kandi icyo gihe nahuriraga n'ababyeyi benshi, ari abazanye abana cyangwa baje kubacyura. Abenshi babaga ari abantu musanzwe muziranye, mushobora kuba mwasuhuzana mugahagararanaho gakeya. Hari bake bagumanaga ubutwari bwo kuba twahagararana tukaba twaganira, hakaba n'abandi wabonaga rwose ukabona yuko akoze ku buryo adakebuka gatambonana n'uriya muntu kugira ngo rwose utamusagarira. None ibyo ngibyo rero iyo ubonye umuntu abikoze ari umuntu mukuru, umuntu uyobora mu nzego zo hejuru z'igihugu, umuntu cyangwa ufite umwanya mukuru mu nzego z'umutekano, ukabona ariko yagutinye wowe, wumva mu mutima ugize impuhwe, ukavuga uti niba umuntu abasha kuntinya, akantinya mvuga ibyo yemera, kuko hari abanyoherezaga ubutumwa mu ibanga bakambwira ko ibyo mvuga babyemera, akantinya mvuga ibyo yemera. Aba bantu bamerewe gute? Umuntu ubayeho gutya akagira imyaka 30, 40, 50, 60, adashobora gusuhuza umuntu uvuga ibyo yemera, wenda badatinyuka kuvuga, ababayeho gute? So ukavuga rero mu Rwanda, yes nibyo koko mu nshuti zawe hari abutakaza, ariko mu by'ukuri ntaho babagiye, bari impamvu runaka z'ubwoba. Mu bantu mubo navuga musanganywe mu bavandimwe, hari abo usanga wenda bagize impungenge kubera umutekano wabo. Mu bantu mbese mu byiciro bitandukanye, ari abo musengana, ari abo mwagendanaga, hari abantu ubona batangiye gufata distance kubera gutinya. So uko ni ukuri kuri mu gihugu na n'uyu munsi, kandi nibwira ngewe ibyo ni bimwe mu byampaga imbaraga zo kuvuga ngo ibintu bigomba guhinduka. Ibintu bigomba guhinduka, nta muntu ugomba kugutinya kandi uvuga ibyo yemera. Ibyo uvuga ati ibyo bintu ni ukuri, ariko ntabwo kuvugwa ngo twubake igihugu kitavugwamo ukuri. Ariko ikinyoma ni cyiza, abantu bikorera ibiseke bati bakome mu mashyi, bakome mu mashyi, bavuga bati turi za miliyoni na za miliyoni. Kamo ibi bintu se, numva yuko abantu bavuga ngo bisaba imbaraga, ariko bisaba ikintu kimwe cyo gukora no kuvuga ibyo wemera. Ibyo ngibyo bikoze usanga yuko ibindi wenda birirwariza. Ndavuze ngo birirwariza kuko simvuze ngo ntuhura n'ibibazo, ubasha guhura n'ibibazo, ariko muri wowe imbere hari umunezero uba ufite wo kuba urimo kubaho ubuzima bwo kuvuga icyo utekereza. Nabyo hari umunezero burya bizana. Ariko hari ikindi kintu ushaka ko tuganiraho Gilbert. Nagiye nkunda gukurikirana ibiganiro ku Mvo n'Imvano, cyane iyo bavuga amateka y'u Rwanda. Hari nk'igihe ari Yusufu Mugenzi wayoboraga Imvo n'Imvano, yazanaga abantu bari abasore muri 59, wari umuhutu n'uwari umututsi, bakavuga amateka y'ibyabaye, ugasanga neza reka ntibabyumvikana, ugasanga nta n'ibintu byinshi bari bo guhuza. None wowe twaraganiye nsanga mu by'ukuri turarutanwa, harimo difference y'umwaka umwe hagati yanjye nawe. Uri umututsi, niko wakuze society kwita, niko wisanze mu muryango, niko wisanze no mu irangamuntu yawe byanditsemo uko ariko byari biri. Nanjye nakuze nisanga mu muryango w'abahutu, mu irangamuntu yanjye yanditsemo hutu. Reka tuganire ku butegetsi bwa Habyarimana uko aribwo twavutseho, tuganire ndetse no ku butegetsi bwa Kagame.
ndashaka ko ari wowe ubanza nk'umututsi wakuze mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana, mbwira ibyo wabonye ushobora kunenga cyangwa se n'ibyo washimwa buti ibintu byari byiza, ibi byari bibi. Experience yanjye yabaye nanjye nk'umuhutu wabayeho muri izo ngoma zombi, nanjye rwose ndagareza abantu ibyo nabonye bya mu butegetsi bwa Habyarimana ndetse no mu butegetsi bwa Kagame buzwi nk'ubutegetsi wenda bw'abatutsi, kuko ariko abantu babibona. Ubajije ikibazo cyiza, ariko ikibazo ahanini si njye nawe, ahubwo ikibazo nabo tubwira cyane rwose. Ubu njye nawe hari byinshi tubasha kumvikanaho, ariko abo tubwira ndabanza nkwereka ikibazo bafite. Umuhutu w'uyu munsi ntabwo azi rimwe na rimwe, ntagira n'imbaraga zo kumenya ibibazo by'umututsi muri kiriya gihe njye nawe twavutseho. Asa nk'ukubwira ati nta kibazo umututsi yari afite, ugasanga yuko mu yandi magambo ibyo nshobora kukubwira umbaza by'ibibazo hari utabyumva, ariko abatutsi bo babyumva. Ubone cyangwa ko bimenya rero. Noneho rero umututsi w'uyu munsi nawe rero ntabwo ari benshi bumva ibibazo by'umuhutu w'uyu munsi ku ngoma iriya ya FPR. Nko kuvuga ati batabahutu babaye iki, batabahutu bati bari muri guverinoma, bagahera ku ya mbere abari bayigize cya gihe kuri 10 z'ukwa karindwi ishingwa, bakageza ku munsi wa none ahangaha bakakubwira ati se abahutu babaye iki, barataka iki. Ugasanga vola navuga ni ubu rero ni ukuvuga ngo mu byo tugiye kuganira nshobora kubikubwira umuntu akavuga ati se koko niko byari bimeze. Uyu munsi nkubwiye yuko kuri kiriya gihe ngewe mvuka hanakura, iyo wabonaga umuntu w'umusirikare wakukaga umutima, ukumva akakubayeho, ukumva urahinda umushyitsi, none ukumva rimwe na rimwe uwo muntu utazi neza icyo biri buze kuvamo. Ibyo ntabwo ukabya kuriho, kubera yuko hariya aho nari ntuye wenda nkaza urabona hariya Igikondo aho bita za Seje, murahazi? Ndahazi cyane rwose. Hariya gace bita Mburabuturura kazi? Ndahazi. Urabona uvuye hariya iruhande rwo ku kibuga, natuye hariya hafi y'ikibuga, icyo gihe nigaga muri segondere. Iyo baguhavuye uvuye ugiye Sejemu, wacaga hariya kuri electrogaz, urabona hari biriya byuma binini bitanga umuriro. Noneho hakaba hari na ntuzanavuga na poste y'abasirikare baharinda. Hariya ugasanga wenda nk'umwe mu basore muvugana akakubwira buryo ki yahanyuze, yakubwira ibintu byamubayeho, ukavuga uti iriya nzira sinzongera kwinyuramo. None ukumva yuko nk'icyo gihe burya nta mutekano uba ufite iyo hari ahantu wumva utanyura, kuko hari abantu udashaka yuko muza guhuza amaso, cyangwa ngo nibakubona nibagucisha mu ijisho baguhamagare, ibyakubaho ntiwamenya ibyo ari byo. Icyo we nashaka kuvuga ntagiye muri detaye z'ibyo, hari icyo kintu cyo kumva ugenda wikandagira, wumva ko aho hantu ahari atarahawe. Nicyo navugaga rero ngo umuntu utarabayeho ubwo buzima, iyo ubivuze akeka ko atari byo. Ni nk'uko wenda umuhutu uyu munsi yakubwira yuko ashobora kugera ku nkotanyi akikandagira, ibyo umuhutu arabyemera, ariko hari umututsi yabwira ko ati nta inkotanyi se zitwaye iki ko zaturokoye. Noneho ugasanga yuko isura zifite y'inkotanyi itandukanye n'iyo umuhutu ziciye, umuhutu zirukankanye, umuhutu zasanze muri Kongo mu nkambi, ibyo zamukoreye uko azibona siko umututsi zarukoye azibona. Icyo rero wenda navuga mu by'ukuri nkanjye nkura wenda aho nigaga, kubera ko hari mu Bugesera, bimwe bavugaga ngo mu ishuri ngo abahutu bahaguruke, ngo abatutsi bahaguruke. Twebwe bitandukanye n'ahandi mu gihugu, iyo twahagurukaga abatutsi nibo bari benshi. Nibyo Bugesera bari abatutsi, donc mu ishuri ry'abana 55 mwashoboraga guhaguruka muri abatutsi na 52. Byo ngira ibintu byo kumenya ko abahutu bari benshi mu gihugu naje kubimenya nyuma nkuze, ariko njye numvaga abantu benshi urumva rero ko iyi experience yanjye ni ukuvuga ngo nkura nko mu mashuri abanza, ntabwo nigeze wenda ngira ipfunwe ngo ndi umututsi, kuko nabonaga abantu bari aho ngaho hari abatutsi. Noneho muri quartier aho twari dutuye, umuhutu twari duturanye
twebwe yari yaraduhaye inka, so yari inshuti y'iwacu ku buryo na nyuma n'ubu ngubu niyo nabaga nagiyeyo naragendaga nkabasura tukaganira, ari imbere yatubereye inshuti nziza, ari na nyuma na n'ubu ngubu nta kibazo mfitanye nawe cyangwa se n'abana be byo kuvuga yuko. Ariko iryo pfunwe wenda ikibazo cy'umututsi nongeye kukivugaho, kuba narigaga amashuri abanza numva ntafite amahirwe yo kuzajya mu yisumbuye, byo nabihuzaga n'ubututsi, kuko kuba uri umututsi kandi wo mu Bugesera ukavuga ngo uzajya kwiga mu mashuri yisumbuye, ibyo byari ibintu bisa nk'ibitabaho. Ubwo ndavuga ngo promotion imwe yararangiraga ntihagire umwana n'umutsindwa, n'indi ikarangira ntihagire n'undi mwana utsinda, none ukumva ko ibintu byo kuvuga ngo uzajya muri segonderi ibyanjye byaje ari ubuhamya bukomeye. So ni nk'ibyo ngibyo wenda navuga, umbajije uti experience y'umututsi wa kiriya gihe ni iyihe, ndumva ariyo navuga. Ubwo nirinze kuvuga iyo muri 1994 yo nta muntu utayizi, ariko mbere yaho muri make voilà nibyo nakubwira, ibindi wenda dushobora kubiganiraho na nyuma. So no kuvuga ngo mbere ya 1994 nk'umututsi wumvaga yuko hari ahantu mu gihugu utagera kubera yuko hari abasirikare bagakwiye kukurindira umutekano, ariko ukavuga uti ese nimpagera hari ahantu ndahaca. Nanone ukaba uri umunyeshuri ukavuga uti nubwo ndi mu ishuri, kuba umuhanga ntacyo bivuze cyane, kuko kuba ndi umututsi byonyine ubwabyo ntabwo byatuma nsinda. I'm so sorry, ibyo uvuze nibyo ni ukuri, kubera yuko nanjye nubwo nari umuhutu ariko njye ndi wa muntu igihe cyose washakaga kuganira n'abandi ngo numve experience zabo. Hari umututsi wari inshuti yanjye witwa Kajigija, yaraje arambwira ati nta kazi mfite kabisa, ati kandi kwiga sinabashije gutsinda ngo njye muri segonderi, ati ngubu kabisa ubuzima ameze nabi. Yarandutaga yadushaka nk'imyaka nk'itatu. None ndamwina ariko se uhagiye ukajya gukorera perimi ukiga gutwara imodoka. Arambwira ati no kujya gukora perimi sinzi ko napfa kuyibona kubera ko muraga hajyanditseho ndi umututsi. Gilbert, niba hari ibintu byambabaje, ibyo bintu byarambabaje. Birambabaza binkora ku mutima, ndavuga ngo kubera gusa yuko yitwa umututsi hari opportunity uwitwa umuhutu yabona we atabona. Numva birambabaje, ariko icyo gihe nanjye n'ubundi nari umwana nta n'ikintu ashobora kuba nabikoraho. Ariko byo kuba abatutsi bari barakandamijwe mu gihe cyo kubwa Habyarimana, ngira ngo umuhutu muzima kereka wenda babandi twita aba extremiste baheza nguni yabyumva kandi akaba ati ibi bintu nibyo byari byo. Nge rero experience yanjye aho nize ku ishuri hari i Kigali aho nigaga, natwe iyo batubwira ngo muhaguruke, iyo twimukiraga mu mwaka wundi turangije nk'umwaka wa mbere wa kabiri gutyo, buri gihe baravuga ngo okay abahutu muhaguruka, abatutsi muhaguruka. Noneho akenshi twe ngira ngo abahutu nibo bari benshi. Noneho ngo muhaguruka abahutu ukabona hahagurutse nk'abanyeshuri wenda ari nk'abanyeshuri 50, ukajya kubona ukabona hahagurutse nka 40, bavuga batatutsi ukabona hahagurutse nk'icumi, bavuga batwashwi nta n'umwe wahagurukaga. Noneho ntabwo nibuka rwose twigana n'umutwa n'umwe, ariko niyo twarangizaga kugira nta nubwo ejo bikurikiyeho ntabwo banga uyu nguyu ni umututsi ngo uyu nguyu ni iki gusa, wenda nabango intambara itangiye muri 90, noneho nibwo ikibazo cy'amoko cyagiye kiyongera, ugasanga umuntu avuga ati kwa kanaka n'abatutsi, kwa kanaka n'abahutu. Ariko muri cya gihe cy'amashuri nabango ni ibintu byari bimeze nk'umuhango, bakavuga ngo nahaguruke, ugahaguruka, mwarangiza guhaguruka bikarangiriraho, ku buryo hari n'umwe ugize kutuganiza bati ngewe nahagurukaga n'abo dukinana umupira. Niba abo dukinana umupira bahaguruka mu batutsi, nahaguruka mu batutsi. Abo dukinana umupira bahaguruka mu bahutu, ngahaguruka mu bahutu. Uwo yabirebaga neza cyane rwose. Yes. Uwo bahuje inyungu niwe bahari bahuje ubwoko. Uriya dukinana umupira, niba ari umuhutu nanjye ndi umuhutu, niba ari umututsi ubwo nanjye ndi umututsi. That's good. So noneho rero wenda icyo kintu uvuze cy'abasirikare, ndibuka yuko muri 1992 nari mfite mushiki wanjye yari afite umusirikare bakundanaga mu PM hariya ikami.
noneho bigeze aho arambwira ati uzasure mu kigo cy'abasirikare urebe ukuntu tubaho urebe ukuntu ubuzima bumeze. Nibwo bwa mbere nageze mu kigo cy'abasirikare, ndagenda ndi muri koridoro, sinzi umusirikare wambonye ahita avuga ngo uriya mututsi ngo waturutsemwa. Noneho undi musirikare aramubona w'umusuzi ofisiye yari muri ntuza mu basuzi ofisiye aho baba, arambwira ati sha atebana aturiya ni muramu warambera ati wibeshye umukoreho wibeshye. Kugira ngo hari yese avuga ati okay ati nubwo yaba ari umututsi akaba ageze hano afite muramu we hano n'iki ati mbese ntibyaba big deal. Ariko byanyeretse iki nanone, byanyeretse kumva yuko umututsi adashobora kugera muri icyo kigo cya gisirikare. None niba kuhagera umututsi ari ikibazo, kuzaba umusirikare umututsi noneho ni ikibazo gikomeye cyane. Ibaze iyo utaba muramu wa Rambere. Ya nta muramu wa Rambere, sinzi wenda sinzi byari kumbaho, sinzi ukuntu byari kugenda. Ariko ukiri aho ngaho hari umwe mu bantu rwose bakuru wambwiye ko yaratuye hari i Kigali, noneho i Nyamirambo ariko akajya ajya hariya kuri CHK, akambwira rwose ngo iyo yabaga anyuze hariya kuri ka Kigali ngo ntiyatinyukaga no gukebuka wenda ngo abe yarebayo kugira ngo ahari bitavaho bimukoraho. Akambwira buryo kiwe yumvaga mu by'ukuri icyo kintu already cy'ubwo bwoko cyangwa se cy'uko yiyumva nawe ubwe. Bimwe abantu bajya bavuga ngo ipfunwe yumvaga it's like bimuteye ipfunwe cyangwa se ubwoba, kuko yumva ko abo basirikare mu yandi magambo ntabwo abibonamo, arumva ari abandi rwose. Kuko ibyo bintu uvuze nibyo Gilbert, navuga ngo in my opinion, sinzi ukuntu wenda nabivuga mu Kinyarwanda, ntabwo u Rwanda twigeze tugira ingabo z'igihugu. Twagize ingabo z'akazu zubakiye ku karere, zubakiye ku bwoko, zisimburwa n'ingabo z'agatsiko nazo zubakiye ku bwoko bw'abatutsi, ndetse akenshi ugasanga ni Bugande, abenshi nyine baturutse Bugande nibo baofisiye. Kuko nk'ubu ngubu urebye mu gisirikare cya Kagame ni umuntu uzi kugerageza kuba diplomatique, kabeshya buke buke nko mu basirikare bo hasi, ashyiramo abahutu just for show. Ariko iyo urebye nanone mu bajenerali usanga wenda nk'abajenerali nk'ijana ushobora gusangamo nk'umuhutu umwe cyangwa babiri nabo b'umuti. So navuga ngo rero icyo kintu nacyo ntabwo kigeze gihinduka. Ariko nanone uko wavuze yuko mu gihe wacaga hari abasirikare mu gihe cya Habyarimana umutima ugakuka, nanjye nagira ngo nkubwire ngo inkotanyi zimara gufata, kuko nge guhura kwanjye kwa mbere n'inkotanyi bishe papa bamukubise ifuni. So no kuvuga ngo rero igihe cyose nanjye iyo inkotanyi zakoraga ya mikwabu n'abantu ese uyu no munsi wanjye wa nyuma, iyo ibyo kigo cya gisirikare cyo nagezemo ni rimwe ikami. Ariko nanjye mu gihe cya gisirikare inkotanyi zarafashe, nta nubwo nabaga najya kwegera ikigo cyabo, kuko n'abantu hari ahantu ushobora kuhakura imbwa yiruka. Aho ngo ngiye kuhakura imbwa yiruka, rero reka nicire ku ruhande ngire gute. Icyo ni ikibazo abanyarwanda bakomeje kujya bahura nacyo, na n'uyu munsi baracyahura nacyo. None ariko Innocent, ikintu nazanamo aho ngaho wenda uvuze kinakomeye kirimo, urumva uravuga yuko no mu gisirikare wenda uti n'uyu munsi nubwo abantu cyakwitwa icy'abatutsi, ariko nk'uko bivuze ushobora gusanga higanjemo abatutsi aba n'aba baturutse aha n'aha, nk'uko uvuze uti baturutse Uganda. Buriya usanga yuko ikibazo twagiye dukunda kugira nicyo kintu usanga yuko tubasha kuba twagira wenda niyo cyaba igisirikare cyangwa izo nzego z'umutekano, ariko mu by'ukuri usanga muri rusange abanyarwanda batibonamo. Kuko nubwo wenda icyo gisirikare cya kera twavuga cy'inzirabwoba cyo ku bwa Habyarimana, wenda umuntu yavuga ngo harimo abahutu ngo nibo bari bakigize, ariko nabo usanga atari abahutu bose bakibonagamo. Nubwo ugasanga yuko mu by'ukuri kiba ari igisirikare nubwo cyahuza ubwoko n'uyoboye igihugu, ariko usanga yuko no muri bwa bwoko yaciyemo akandi gace kabo yibonamo kurusha abandi. Yaba ari umukiga bakaba ari abakiga, wenda icyakora ku bwa Kayibanda niba utarakoze igisirikare cy'abanyenduga, bamwe bakanavuga ngo wenda ngo ntiyarebye kure ngo yakaba yarabakoze ngo byari gutuma bamurinda. Ariko urumva ni ikibazo dufite, nawe twari tutarabaho. Ariko numva yuko ngo ku bwa Kayibanda n'ubundi abasirikare benshi baturukaga mu majyaruguru. Ibyo nibyo ni ukuri, kuko bamukorera coup d'etat ukabona bayikoze, bigaragara yuko batari abo muri Nduga, bari abo mu majyaruguru. Ariko ikibazo urumva kirimo nicyo kuri ino ngingo tuvugaho, ni bene hahandi ushobora gusanga
abanyarwanda batakibonamo, niyo wabyita ngo ni icy'ubwoko, ariko nabwo butakibonamo bihagije. So ugasanga yuko hari ikibazo gikomeye cyane cyo kuba urwego rukomeye nk'urwo ngurwo abantu batakumva ko rwubatse mu buryo buri wese abyibonamo. ni ikibazo kuko nigeze kumva mu myaka yashize hari igihe Perezida Kagame ajya avuga ngo jeshi langu, ngo igisirikare cyanjye, ugasanga igisirikare kuko ni nk'icy'umuntu, kugira ngo umuturage azapfe kukibonamo ugasanga biragoye. None Gilbert, nkawe nk'umuntu wigeze kwiyamamariza kuba Perezida wa Repubulika, umuntu ufite political ambitions, ni gute nk'ubu ngubu bakubwiye bati ubaye perezida kandi ugomba gukora reform mu gisirikare cy'u Rwanda, ni gute wakubaka igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo buri wese akibonemo, umututsi nazajya abaca ku ruhande ntakajya agenda yububa, umuhutu ntakagenda yububa, ugakora igisirikare ku buryo buri munyarwanda azajya ajya mu nzu akaryama agasinzira akavuga ati ingabo z'igihugu na polisi y'igihugu barandinze? Ibyo ngibyo kugira ngo wenda na mbere kugira ngo ngisubize no kubanza kureba igisirikare twakabaye twaragize cyangwa se igisirikare tutagize. Nkuko twari tumaze kubivuga, usanga yuko buriya mbere ya FPR habayeho mu by'ukuri kubaka igisirikare cy'abahutu, nuko umwe perezida yaba ari umuhutu kubaka igisirikare cy'abahutu, none ku bwa FPR haza kubaho kuza nyine ubaka igisirikare cy'abatutsi. None ukavuga uti umuntu yabyubaka gute? Ikintu abantu baba bakwiriye burya kumva, igisirikare ntabwo ari urwego umuntu yubaka mu mwaka umwe, nta nubwo ari ibiri, nta nubwo ari ningahe. Burya rero ahanini cyane ikintu abantu baba badafite ni ntuza, ni ibyo wakwita done ni kuvuga data cyangwa se ibintu byo guheraho, byo kuvuga ngo ese ngo twaba duturutse he. Buriya nshobora kuba nareba nkavuga ngo kuko ibyo muri 1994 nzi uko impinduka zabaye, nzi cyari gukorwa kugira ngo igisirikare hubakwe igisirikare buri munyarwanda yibonamo. Aho ndabibona cyane, ubwo ndavuga iyo ureba mu bihe byashize. Ariko mu gihe kiri imbere hari ikintu tutaramenya gituma icyo kibazo cyawe. Icya mbere nge mbona nuko icyo dukeneye igisirikare buri munyarwanda yibonamo, buri munyarwanda yumva kimuhaye gutekana, kandi icyo gisirikare uburyo cyaba cyubatse neza nuko cyaba ari igisirikare atari ukuvuga ngo kirimo ubwoko bwose gusa, ahubwo ubwoko bwose bumva yuko bafite navuga kukisanzuramo, kukigiramo ijambo. Ntabwo mvuga ngo ufashe minisitiri w'umuhutu cyangwa ngo ufashe umuhutu ngo nayobore ingabo mu gihe azi yuko mu by'ukuri ari ku izina, ariko mu bijyanye n'imikorere atagira ijambo. Ibyo kandi ukabisanga nanone kuko turi kugereranya, turi kuvuga ku bijyanye n'ibihe byashize. Nigeze kumva ubuhamya bw'umuhungu wa Ruhashya ari kuvuga buryo ki kuri kiriya gihe cyashize isengo yajyaga ahabwa inshingano zigaragara nkaho zikomeye cyane. Kubatamuzi, Ruhashya yari umusirikare umwe w'umukoroneri wari mu gisirikare cya Habyarimana kandi akaba yari umututsi. Uwo mwana akavuga ngo ugasanga ngo isengo yahawe inshingano ngo uzivuze mu magambo ngo kumva zifite uburemere bwinshi cyane, ngo ariko wajya kureba mu bijyanye n'uko ziteye ugasanga nta kintu kirimo. Ibyo FPR nabo ni aba specialiste mu kubikora. Bijya nicyo gituma ingoma zijya zisimburana zigasa, kandi bigaragara yuko abaziyoboye basaga nk'abatandukanye. Nabo buriya bashobora kugufatira umuhutu bati niwe ushinzwe ibi bintu, bati ni minisitiri w'ingabo, akaba bizi neza yuko ingabo ayoboye yitwa minisitiri wazo ku izina, ariko mu bikorwa ko atari we. Ibyo sinatanga ingero zigize hano. Aricyo ndi gushaka kuvuga, ikintu dukeneye buriya no kubaka igihugu aho umuntu ahabwa inshingano akumva nize, akumva zifitemo ijambo. Umuntu akaba generali ufite nyine ijambo mu basirikare ayobora, akaba minisitiri ufite ijambo kuri minisiteri ayobora, mbe akaba bene wa muntu wumva yuko ari mu gihugu cye, yaba ari umuhutu yaba ari umututsi, umwanya arimo uwo mwanya ukaba ari we kandi akaba awufitemo ijambo. Hano rero uvuze utese umuntu yacyubaka gute, igituma wumva mvuze ngo ntabwo buriya tuzi ukuntu impinduka zo mu Rwanda zizaza. Icyo kintu kiranakomeye cyane kuri njyewe, kuko tugerageza kuvuga ngo habeho impinduka mu mahoro, ariko nanone tuzi ko iyo impinduka mu mahoro zitakunze, impinduka zijya zibaho nabi zikabaho bitanyuze mu mahoro.
icyo gihe rero izo niho navugaga ngo kuba tudafite izo done zo kumenya ngo byaba byahindutse gute, keretse tugeze nko kwimagina buri scenario nibwo umuntu yavuga ati byagenda gutya. Ariko wenda none numbajije ngiye ibyo nimera nk'umunyapolitike, ko burya ibyo wemera n'ibyo uharanira inzira byanyuramo zo ukaba washakisha ukuntu zibaho. Ngiye nemera yuko kugira ngo tugire igihugu aho umututsi aryama agasinzira akumva yuko nta kibazo afite cy'umuntu uri buze kuza ngo amwice amuhoye ubututsi, ni byiza yuko mu bafite imbaraga mu gihugu harimo n'abo mu nzego z'umutekano haba harimo abatutsi, kugira ngo n'umuhutu nawe aryama asinzire yumve ko nta muntu uzaza kumuhora ubuhutu bwe, yumve ko nta muntu uzaza kumwica no kumuhangayikisha. Ni ngombwa ko muri icyo gisirikare haba harimo abahutu kandi bafite ijambo, ku buryo mbe mu yandi magambo yumva yuko igisirikare gihari n'icy'abanyarwanda, n'icy'abahutu n'abatutsi bose bafitemo ijambo. Aho rero niho navugaga ngo kugira ngo ibyo ngibyo bikunde, nibyo navuga ngo byaterwa n'uko impinduka zabayeho. Ariko icyo nemera ni uko abantu bakwiriye gushyiraho navuga inzira cyangwa se gushyiraho fondasiyo yo kugira ngo ibyo ngibyo bikunde, ku buryo u Rwanda twubaka rwazaba ari umunyarwanda, buri munyarwanda agiramo ijambo hatitawe ku bwoko bwe, hatitawe ku idini ye, hatitawe ku kindi kintu cyangwa se ku karere akomokamo. So nuko nguko mbyemera, ariko uburyo tuzabigeraho turi kugerageza mu buryo bw'amahoro. Bikunze mu buryo bw'amahoro, ibyo ngibyo bishobora kuba polisi ya government, kandi burya government ishyizeho polisi ishaka n'uburyo yazashyirwa mu bikorwa. None Gilbert, hari approach ebyiri iyo bije ku kibazo cy'amoko. Hari approach y'u Burundi ivuga iti amoko abaho, yahozeho, twaje tuyasanga, nta nubwo ari exception dufite hano mu Burundi, amoko aba hose. Twebwe tuzubaka inzego, zaba ari inzego za gisirikare, zaba ari inzego za leta, tuza making sure yuko buri bwoko buri represented, bakemera abahutu, bakemera abatutsi, bakemera n'abatwa. Ahubwo ejo bundi mperutse kubona mu Kayanza habaye na Miss w'umutwakazi. Narabikunze cyane, naravuze nti niba ushaka kubaka ntuza self esteem y'abantu, kumvisha umutwakazi yuko nabo bashobora kuba Miss, nta kubisa. So none ndakubaza Gilbert, wumva yuko mu Rwanda hari approach noneho mu Rwanda twe kuvuga ngo iby'amoko just njye mbyita pretend, bara pretending ngo nta bihari, amoko ntayahari, icyo kibazo cyararagiye. Ariko ugasanga na genocide yabaye muri 1994, leta iraspendinga amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari kugira ngo bayite genocide yakorewe abatutsi, kubera yuko ari intwaro bakubitisha umuntu wese ushatse kugira icyo baza leta cyangwa umuntu wese badashaka. Ugasanga amoko yakajije umurego mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwezi kwa 7. Nanone wareba igisirikare mu by'ukuri mu nzego zo hejuru, ugasanga abahutu nta nabo muti bari, harimo wenda nk'umwe cyangwa babiri. Muri make ugasanga uburyo babikora no kugira ngo babashe gutsikamira bamwe. Ariko ugasanga i Burundi baravuga ati oya, aya moko arahari, buri bwoko buzaba represent. None wowe nk'umunyapolitiki approach ubona nziza ni iyi? Cyangwa wenda hari approach ya gatatu wenda atari y'u Rwanda, atari n'iy'u Burundi, wenda uvuga uti iyi niyo yaba ari approach nibura ishobora gukemura ibibazo by'u Rwanda, ibibazo by'impunzi bikarangira, ibibazo byo kumva yuko umuntu azajya abona abasirikare akikanga bikarangira? Ega icyo uvuze ni byiza yuko utanze izo ngero z'uburyo bikorwamo. Uko mu Rwanda bikorwa turakuzi, kandi ngewe ndavuga ngo ntabwo bitandukanye n'ibyo twagiye tubona no mu bihe byahabanjirije. Kuri nge niho navuze ngo abayobozi bisa nkaho baje batandukanye, banaturuka muri groupe zitandukanye, ariko imikorere iza gusa, cyane cyane mu buryo bubatse izo nzego z'umutekano. Icyo ngicyo ni nacyo nanasobanura yuko binumvikana yuko iyo turi kuvuga inzego z'umutekano zitabereye abanyarwanda, nta nubwo bivuze ngo ziriya nzego ngo zubatse mu buryo, noneho one point ikomeye nanavugamo, ziba zubatse ahanini mu buryo bubereye uyoboye igihugu. Aba yabyubatse yirebyeho, nta nubwo necessairement aba yarebye kuri ya groupe yitwa ko ariyo yaturutsemo.
So icyo rero uvuga ukavuga uti abantu babyubaka gute se, hari modeli tubona mu Rwanda mu by'ukuri tubona yuko hari ikibazo irimo inahamaze igihe kinini cyane. Noneho hakaba n'iyo modeli y'i Burundi, tubona modeli y'i Burundi ngiye buri icyo nyikundira ni kimwe, ari nacyo ngiye mbona dukwiye kuyigiramo. Ni modeli abantu bicaye baraganira, baravuga ati ni iki kitubereye, noneho icyo kintu bemeje ko kibabereye aba ari cyo bashyira mu bikorwa. Yes. Ngiki cyabuze mu Rwanda, kuko byo nanone buriya ntabwo wenda bivuze ngo twagenda tugakora copy paste y'iby'i Burundi, ariko nanone ni nko kuvuga ngo icyo twakopera i Burundi ni ukwicara mukaganira, mwarangiza bya bintu mwaganiriye mukajya kubishyira mu bikorwa. Icyo ronge numva yuko icyo cyo turagikeneye, yuko hagira igihe tukicara tukavuga tuti murebe ukuntu twabayeho, murebe ukuntu twakuze, uko twabayeho n'uyu munsi uko tubayeho kugeza ku munsi wa none ahangaha, ejo tuzabaho gute. Noneho njyewe Gilbert nawe Innocent tukicara tukaganira, n'abariya bandi bitureba tukicarana tukaganira, vraiment dufite ubushake bwo kuvuga ngo reka nkubwire burebe ikintu tugomba kumva cyoroshye cyane. Reka nkubwire, kugira ngo umututsi agire amahoro mu Rwanda, abe yumva atekanye abayeho neza, ni ngombwa ko umuhutu agira amahoro mu Rwanda, kumva aratekanye kandi akumva abayeho neza. Vice versa. Icyo kintu umunsi twamaze kucyumva, ibindi byose bizoroha. Ni ukuvuga ngo umututsi azicara hariya avuga ati nakora iki kugira ngo uriya muhutu yumve aguwe neza, yumve atekanye, yumve ari amahoro. Noneho n'umuhutu nawe yicara hari ibyo bintu abyibaze. Umuhutu yicaye, kuko reka nkubwire buriya hari ikintu abantu bagira, umuhutu nawe abyibaze bityo ati nabigenza gute ngo uriya mututsi agubwe neza, yumva ari amahoro, yumva atarimo kwikanga. Ibyo umunsi twabikoze bizatugirira akamaro twese, kandi ibyo ngibyo ni ukuvuga, ibyo ndi kuvuga byo gutekereza uko umuhutu yabaho neza, ngiye birandeba nk'umututsi, nkabiganiriza n'abandi batutsi nkababwira nti nta shuwa dufite, abatutsi twicare dutekereze tuvuge ngo twakora iki ngo abahutu bumve ko bari amahoro. Noneho abahutu nabo urumva Innocent, mwicare hariya namwe mubitekereze mu biganiro, twakora iki bariya abatutsi kugira ngo bumve. Njyewe numva twese tubikoze kuri groupe zacu twajya duhuza imyanzuro tukavuga tuti twasanze abatutsi hari ibintu twakora, namwe abahutu mwasanze hari ibintu mwakora. Kuko buriya danje irimo iyo ibyo bintu abantu batabyizeho, hari igihe abantu bavuga wenda mu Rwanda kera habagaho ibintu byo kuvuga ngo rubanda nyamwinshi, aho FPR iziye itwereka ko burya nyamwinshi nta kivuze cyane rwose. Waba ufite imbunda nyinshi ukayirasa noneho bwa bwinshi, urumva ubwa bwinshi ugasanga yuko rwose n'ubundi buvuyemo ibindi bibazo. Ushaka kuvuga ngo rero hano umuntu atitaye ko afite amafaranga menshi, cyangwa ko abaturage be abarizwamo ari benshi, cyangwa yuko ari we ujya agira ukuri ku rwe ruhande, twicaye tukavuga ngo reka buri wese ashaka amahoro ya mugenzi we, noneho buri wese akabikora kandi mu by'ukuri koko bituva mu mutima. Twaba twicaye nk'abatutsi tukumva biratureba, abahutu bakwicara bakumva birabareba. Njye ntabwo mbona impamvu ari icyo gisirikare tutacyubaka ngo twese twumve kitubereye, ari igihugu tutacyubaka ngo kibe kitubereye, n'ibindi. Buriya Gilbert, navuga ngo teori mu by'ukuri zasenye igihugu cyacu ni ebyiri, kandi izo teori usanga n'ubundi zigenda zigaruka ku butegetsi nk'uko bivuze. Iyo urebye amateka y'u Rwanda usanga indirimbo ni imwe, ingoma n'imirishyo ni bimwe, igihinduka ni ababyinnyi. Abahutu bari aho ngaho ari bo babyinnyi, ingoma bakavuza, indirimbo n'ibyo ngibyo. Aho abatutsi bakuraho ntabwo bahindura ingoma, ntibahindura imirishyo, byose ni kimwe, indirimbo ni yayindi. So usanga ari ikibazo buriya dufite gikomeye mu Rwanda. Hari icyo bavuze ngo cya Hutu majority, abahutu bavuga ngo turi majority, ibintu byose byiza nitwe tubigomba. Ariko ngira ngo ubu ngubu imyaka 26 abahutu bagifite iyo mentality yabaprovinze wrong, yaberetse yuko uburo bwinshi butagira umusururu.
noneho ugasanga indi teori dufite ikibazo ni Tutsi supremacy, usanga mu Batutsi waheza nguni bakavuga ati no, twe dukomokamo abami, nitwe twategetse imyaka yose, bariya Abahutu ntabwo bashobora gutegeka, ntabwo batekereza neza, nta nubwo bashobora kudutegeka, kuki bagomba kuguma hariya tukajya tubagenera. Izo teori ebyiri usanga ari izo zimaze igihe zihanganye kandi nta kindi zikora uretse gusenya igihugu cyacu. Kandi nosa naguciye mu ijambo, nge nibwira ko iyo Tutsi supremacy whatever n'abayifite, nge numva ni inshingano yacu nk'Abatutsi batayifite, nge numva ntayo mfite. Franchement numva sinzi wenda, ariko nge ntabwo nyiyumvamo, kuko ibintu byo kwicara abantu bakumva ngo ibintu ngo ni ibyabo, ngo barabishoboye. Burya no mu Rwanda kimwe mu bintu byatumaga nshaka kwiyamamaza n'icyo ngicyo, ibintu byo kwicara ngo hari umuntu ngumwe ngo ubishoboye ngo ubizi akajya ahora abeshya abantu, byo sinjya mbyemera. Uravuga nde nyakubahwa uriya mutegetsi wacu wavukanye imbuto? Ngo yavuye iyihe mbuto koko? Urumva uko kuba rero ntemera ko hari umuntu umwe cyangwa umuryango wavukanye iyo mbuto, ntabwo nemera ko hari n'ubwoko buyigira. N'Umututsi aba afite ibyo ngibyo, nge navuga yuko simbyumva nkawe kandi nzamurwanya kubera yuko uwo ni umwanzi w'u Rwanda. Azatuma mu yandi magambo icyo kintu cyo gushaka kugira bakinagaza nicyo kiduhindukirana, ugasanga yuko abantu batemanye bamaranye. Ariko nge nifuza u Rwanda tubana amahoro, kugira ngo rero tubane amahoro nuko u Rwanda rwayoborwa n'Umututsi rukaba amahoro, rukayoborwa n'Umuhutu rukaba amahoro, kandi rwayoborwa n'Umututsi Abahutu bakagira amahoro, rwayoborwa n'Umuhutu Abatutsi bakagira amahoro. Urwo ni rwo mparanira, kandi nkumva yuko ubwo bwibone bwo ntabwo nge nemeranya nabwo. Ariko ntabwo reka nkubwire ikintu nibutse kimwe. Hari umuntu w'Umuhutu w'inshuti yanjye twamenyanye aho nziye hanze, nta nubwo turahura, ariko ajya akunda kumuhamagara tukaganira. Noneho twaganira, hari ahantu tugera akambwira ati ariko turabizi, ati iyo tuganiriye, ati njye ati mba numva ati Abatutsi ati baretse ibintu by'ubwirasi, ati njye mbona ati twakorana nta kibazo. Nkumva yuko kuri we ni ntuza, yumva ari fact ko Abatutsi abantu barabirasi. Nge nkumva yuko niba ari byo cyangwa se simbizi, ariko icyo numva ni kimwe, ni ukuvuga ngo niba hari abafite ubwo bwirasi babufashe hasi kugira ngo twubake igihugu. Noneho ubundi tunemere yuko twese turashoboye. Uyu munsi ibyo ushoboye gukora ntabwo nge mbishoboye, nanjye nshobora kugira ibyo nshoboye udashoboye. Aho rero kubahana nibyo byonyine byatuma tubana neza, tukubakana igihugu gitekanye, kandi birashoboka cyane rwose. Nanjye ibyo ndabyemera, kuko Gilbert ikintu navuga hari kuri channel yanjye, navuga ngo twateyeho intambwe, ni no kumva yuko Abanyarwanda dushobora guhera kuri channel tukaganira ko uti nge ndi Umututsi naye nkavuga ndi Umuhutu, kuko iki ni ikintu kimeze nka tabu iwacu. Navuga ngo urugendo twararutangiye already, kuko ndabyibuka ntangize iyi channel hari akantu navuze ngo ndi Umuhutu, kandi ndibuka usanga abantu duturanye hano baravuga ngo ngwino sango yatangiye kuba ngo umuheza nguni, ngo yatangiye kuzana ibintu by'amoko. Ariko nakubwira ngo abantu tumaze no kuganira kuri iyi channel yanjye kuva natangira, maze kuganira n'abantu nka 5, muri 5 nibura 4 n'Abatutsi. Noneho bakaba bati sino yatangiye ibintu by'amoko gute, atavuga kandi kudaha Abahutu ijambo. None Abahutu ndabatumira, ariko noneho niba mvuze ngo ndi Umuhutu, wenda wagatekereza yuko abazaza bansanga benshi cyane ari Abahutu, ariko nta nubwo ari nako bimeze. Ibyo bishatse kukwereka iki? Ibibazo by'amoko ni ibintu dushobora kurenga, ni ibintu rwose, ariko mu gihe tubiganira ko ngo ujya gukira uburwayi arabuganira, nge nibyo nemerane. Nayo mpamvu usanga kuvuga ngo ndi Umuhutu numva ntacyo bintwaye. Ahubwo hari umuntu twari turimo gushyenga amubwiye nti dore rero Abahutu barabwanze, none kuva ari nge babwemeye bagiye kongera umwami w'Abahutu, none uzaza umbere umwiru. Araseka yikubita hasi. You see, no, icyo ukora ni cyiza cyane, kuko ndakubwiza ukuri yuko nanjye wenda mu Rwanda kuva ndi umunyeshuri nakunze kuba mu bintu bijyanye n'ibiganiro byo kuganira n'abantu nyine
amateka yacu ibijyanye n'ibyo by'amoko tukabiganiraho, ntabwo njya ngira ikibazo nkunganire n'umuntu ngo aravuze ngo ni umutu cyangwa ni umututsi, tubiganiraho mu buryo buri open. Emwe no mu Rwanda twaho twahuriraga twarabivugaga, bamwe bakatubwira ngo birabujijwe, ariko twari twarabonye icyo bimaze. Twari twarabonye icyo bimaze ko bituma abantu bizerana, abantu bakava mu bintu byo kugira ubundi tuvugishije ukuri. Kuba ndi umututsi bigutwaye iki? Bigutwaye iki? Wowe kuba uri umuhutu, njyewe bintwaye iki? Exactly. None nkumva yuko nta nubwo bivuze ngo tugiye no kugana n'ibibazo by'u Rwanda wenda ngo abatutsi ngo nibo tubyumva kimwe ngo kurusha abahutu. Kubera yuko mu bibazo by'u Rwanda n'uburyo bwo kubikemura nshobora kuganira nawe nkumva turabyumva kimwe cyane rwose. Hari ikibazo nabonye biriya bavugaga ku ngoma z'abahutu, nawe ukumva hari ikibazo wabonye ku ngoma z'abatutsi, kavuga nti ibi bibazo ko twabibonye ni gute twabikemura ku buryo ejo hazaza ntawe ugira ikibazo icyo ari cyo cyose bitewe n'ubwoko bwe. Nkumva rero yuko rwose ibyo kubiganiraho ngewe numva ntacyo bitwaye. Emwe no mu kubaka igihugu ntabwo mbona yuko kubeshyana ngo ntabwo tubirebaho, kandi tubirebaho tutabivuga nabyo ntacyo bimaze. Icyo navuga wenda mu gusoza Gilbert, kuko wa mugani ndabona igihe kirimo kuturangirana, ariko nabonye numvise mwaratangije ikintu cyiza cyo guhuza amashyaka n'imiryango ya societe civile. Nge icyo mbwira abantu bavuga yuko bakora politiki cyane hano hanze muri opposition, ndabasaba ngo u Rwanda bashaka, u Rwanda batekereza, reka turutangirire hano. Niba ari u Rwanda rurimo ibiganiro, reka dutangire ibyo biganiro. Niba ari u Rwanda rufite ubwiyunge nyakuri, reka dutangire ubwo bwiyunge tubugaragaze. Noneho rwa Rwanda rwiza rudafite kuvangura, rwa Rwanda rwiza umuntu avuga uko atekereza nta nyumva yuko yabizira, reka urwo Rwanda ari rwo tuzafata no tujyane mu Rwanda. Ariko ikibazo nagiye mbona nuko hano benshi mu banyepolitike bavuga demokarasi, ariko abenshi ntayo bagira. Iyo amashyaka yabo agiye gutora, uwari uriho niba batamutoye tuvuyemo ngatangira ishyaka ryanjye. Niyo mpamvu usanga dufite amashyaka arenze 20, kuko usanga abantu bagira gutya babiri bakihuza, nkanjye na mwene data hamwe ko tujya tuganira nkumva hari ibintu duhuza, wenda twaganiye dufite ikirahure, waretse tugakora ishyaka. Ndetse ishyaka turaryita mu ikiyoke, waryita se PFP, People's Freedom Party. Ubwo okay, Gilbert biravutse, ora vice president biravutse. Nuko amenshi muri ayo mashyaka usanga nuko bimeze, nta bayoboke agira ntaki. Ndabango icyo dukeneye ubu ngubu cyadukura mu buhungiro, cyadukura mu butayu, ntabwo ari amashyaka ahubwo ni movement. Dukeneye ibiganiro, dukeneye ko abantu biga ikibazo cy'u Rwanda, noneho bakakiganira, bakagishakira umuti hamwe, bakitoramo umuyobozi wavuga ati azatuyobora n'abandi bayobozi, ahasigaye ibintu tukabihindura mu Rwanda. Naho ibintu by'amashyaka mbona ni nka kwa kunda Abisiraheli bavuye muri Egiputa, Imana yarabasezeranyije igihugu cy'isezerano, bagera hafi yaho rwose igihugu hafi bakireba, bohereza abatasi 12 bajya gutata igihugu. Moses yabwiye ati mugende muzane n'imbuto, byari mu gihe grape zeze, muzane imbuto, barazizana bararya, bati igihugu ni cy'amata n'ubuki. None mwakibonye mute? Muri 12 10 navuga bati igihugu ni cyiza kimeze neza, ariko abantu bakirimo ni abanyembaraga ntabwo twakibasha. Abantu 2 gusa, Joshua na Caleb, ne bavuze bati igihugu ni cyiza, Uwiteka Imana yakidusezeranije kandi Uwiteka azakiduha. Kubera kutumvikana hagati yabo, aho bagomba kugenda iminsi 40, bahagenza imyaka 40, ku buryo generation y'abavuye muri Egiputa bose bapfiriye aho ngaho. Abatashye mu bavuye muri Egiputa ni ntuzane Joshua na Caleb, abandi bose nabavukiye muri ubwo butayu. Nkavane muri opposition, niba dukomeje gucagagurana, abantu bakomeje gucagagurana ntibumvikane hagire gute, tuzakomeza tuzenguruka uwo musozi, tuzenguruke. Hari igihe uzasanga natwe abavuye mu Rwanda atari twe dutashya, ahubwo generation zizavukira aha ngaha zivukiye izo mu mashyamba, abo nibo bazataha, bavukiye mu bindi bihugu bya Afurika nibo bazataha, tuzasanga tuguyemo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi kiranababaje,
kuko uko bivuze nibyo koko hari abantu bari bakuru batageze muri kiriya gihugu ngo haza kugerayo abana gusa, abahagurutse batagejeje ku myaka 20 nibo bagezeyo, ariko abari bakuru nk'aba Moise n'abandi barapfa. Ariko ikindi nakubwira, utanze urugero rwiza twakwigiraho, unarebye burya mbere yo kugira ngo bahaguruke bakiri muri Egiputa, hari ikibazo uriya wari ubayoboye Moise yabonye, kuko ngo yaraje ngo aza gusanga aho bari barimo kurwana ngo umuheburayo cyangwa se umucakara ari kurwana n'umucakara mugenzi we. Yes. Usanga barimo kurwana, no ugasanga yuko kimwe mu bintu byabahezaga mu bucakara nuko kurwana hagati yabo. Exactly. Buriya natwe kuri kuvuga kuri initiative aho abantu bagerageza kwihuza, usanga intambara aho ziri kuvuka wenda zitanaturutse kuri buriya butegetsi twifuza ko buhinduka, ahubwo ugasanga hagati muri ba bantu bose bakeneye kubona igihugu cyiza, rimwe na rimwe ukabona niho haturutse amagambo atyaye, amagambo abantu barimo guterana adakenewe mu by'ukuri. So ugasanga rero kiriya wise kuzenguruka ku musozi no kuba abantu bamara igihe kinini mu bucakara bijya bibaho igihe cyose abantu batamenye ngo tugomba gukata tukazamuka, niba ari ukuzamuka umusozi tukawuminuka tukajya iyo tujya, ariko guhora tuwuzenguruka twongera kugaruka hahandi twatangiriye. Icyo rero uri kuvuga ni ikintu gikomeye cyane, icyo wita muvoma yo kugira ngo abantu nyine, burya muvoma nyine biva kuri iryo jambo to move, it's like iyo muri mu muvoma muba muri kumuvinga, so muba muri gutera intambwe mukava hamwe mukagera ahandi. Nanjye mbyemera nk'uko kwawe, emwe n'ibyo uvuga by'amashyaka nibwira yuko niyo twayashyiramo imbaraga igihe cyose turi mu mahanga, ishyaka riri muri Amerika ntabwo rizaza guhatana ngo wenda ngo rihatane mu matora y'aba Republicans n'aba Democrats. So ni ukuvuga ngo mu yandi magambo aho riri siho ryakabaye riri, n'urikorera ni Buraya naho niko bizaba bimeze. Ngatekereza yuko duhuje imbaraga tukagera iwacu tugashinga amashyaka, rwose aho ngaho rwaba ari urubuga rwiza rwo kugira ngo twisanzuremo dukore. Ariko burya ishyaka iyo ryamaze igihe kirekire mu mahanga, n'abaririmo bageraho bagatakaza icyizere kuko bazi ko mu mahanga ntacyo ryabagezaho ritatashye. So numva rero icyo uri kuvuga nicyo, kandi numva yuko niduhuza imbaraga tugataha nta cyiza nkabyo. Ni ukuri Gilbert, ngiriye inama abantu bafite amashyaka hanze, navuga ngo nibura bafata imyaka 3 batavuga Kagame, batavuga ibyo kwa Kagame. Hari abaktiviste wenda nkatwe tutari no mu mitwe ya politike, ibyo tuzakomeza kubivuga, tuzavugira abarengana. Hari abandi activiste benshi bakora ibyo, ariko noneho abanyamashyaka bagire icyo nakwita mu Cyongereza self evaluation. Bavuga bati ese nibura imyaka 26 ishize twavuye he, twageze he? Ese goals twari dufite ni izihe? What have you achieved? Niki twagezeho? Noneho nibasanga ko bakoze iyo evaluation, bazareba noneho bumve niba hari icyo bagomba guhindura, niba bagomba gukora reform, iyo reform bayikore, noneho bavuge bati okay, turaya noneho indi myaka 26 nayo iri imbere tuzadupfira ubusa. Kuko uwo bita Albert Einstein niwe wavuze ngo definition of insanity ni ugukora ibintu bimwe ugategereza resulta zitandukanye. Niba ukoze ibintu bimwe n'ubundi uzabona resulta zimwe, ntabwo uzabona resulta zitandukanye. So nicyo kibazo rero mbona muri opposition, kandi ni ikibazo gikomeye. Icyo nicyo kandi nibwira yuko abenshi bamaze kubibona yuko hari ibyo dukwiye gukora mu bundi buryo, kuko burya niyo twagira organization, buryo organization itageze kuri objectives yihaye irasenyuka. Kandi objective ya organisation politique bari kugira ngo muzagere ku butegetsi. So no kuvuga ngo tubonye buri organization itabugeraho yonyine, gushyira hamwe imbaraga kugira ngo tubugereho. Imvuze ubutegetsi abantu bumva impinduka ko arizo duharanira cyane cyane. Icyo gihe rero numva yuko guhuza imbaraga tukabona impinduka, icyo ni ikintu cyiza cyane, kandi nibwira ko
ubu nibura hariho ubushake bwo kubikora, kandi buryo habonetse ubushake n'ubushobozi buraboneka. Ya Gilbert mwene data ndagushimiye kubw'igihe cyawe, kubw'ikiganiro cyiza tugeze, very open, kandi buri muntu akisanzura tukabwizanya ukuri. Ubwo rero sinzi niba hari icyo wumva wabwira abadukurikira mu gusoza ikiganiro. Innocent, nagushimira cyane kubera umwanya ufata kugira ngo ubashe kuganiriza abanyarwanda, no kuba wenda ingingo zikomeye nk'izi ngizi bamwe batinya, wowe udatinya kuba waziganirizaho abantu, kandi nkumva yuko kuri njyewe turi kumwe kugira ngo twubake u Rwanda rutubereye, twubake u Rwanda rubereye abana bacu, twubake u Rwanda aho buri munyarwanda yumva ari amahoro, yumva yisanzuye, twubake u Rwanda aho tubanamo abahutu n'abatutsi n'abatwa twubahana. Wavuze ku bintu bijyanye n'abatwa, ntabwo tujya tubivugaho bihagije. Njyewe u Rwanda rutita ku batwa bihagije, kuko buriya abatwa twarabirengagije basigara inyuma cyane, bakwiye no kutubabaza. Abahutu n'abatutsi ubundi umunsi twicaranye tuzagayane, tuvuge ngo twabahuye iki bariya abantu, ari ukubanena, ari ugutuma abana babo usanga yuko n'uwagiye mu ishuri kubera gutereranwa n'abandi yumva yarivamo. Numva yuko mu by'ukuri ntitukanirebeho cyane ngo umuhutu ababazwe n'iby'abahutu cyangwa umututsi abazwe n'iby'abatutsi gusa, tuzafata igihe tubazwe n'iby'abatwa, ko ni abantu bake bari mu gihugu cyacu ariko ubona kubera kubahahana tubafata nk'abatanariho. Nkumva yuko wabavuzeho, ariko nidutekereza u Rwanda rwa twese, nabo tubumve nk'abantu dukwiye kuzagira icyo bakora kugira ngo bishimire muri ruriya Rwanda. Ibyo nibwira ko nitubikora natwe Imana izabiduhera umugisha nk'igihugu. Numva ari icyo nanjye nasorezaho. Urakoze Gilbert, wa mugari no kuvuga ku kibazo cy'abatwa, kuko njya mbwira abantu iyaba ubwoko bwahindurwaga nka nationality, njye nakwifatira ubwoko bw'abatwa, kuko abatwa bagiye barengana igihe cyose, ingoma zose zagiye zijyaho guhera ku bwami, ingoma ya Kayibanda, ya Habyarimana, ingoma ya Kagame, zose zagiye zikomeza gushyira abatwa hasi. Nkange rero nk'umuntu igihe cyose wibona mu barengana, numva rwose ari bishoboka nakwibera umutwe. Nibyo abatwa bararenganye, abatwa ntibiga, abatwa baba habi, abatwa mbese ngira ngo niba nta n'igikozwe, hari n'igihe abatwa bizagira abantu ko batese abatwa bari bantu iki, kubera ko tutabitaho, ntabwo babona ubuvuzi buhagije. Noneho iyi politiki ya leta yo kuvuga yuko ngo nta n'ubwoko, noneho yahuhuye ibintu uko umutwa n'ubundi ashobora gukomeza kubaho mu kababaro ke muri ibyo bibazo atanitwa n'umutwa. Aba bantu ni bo minority, abantu tugomba kubaproteja, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Urakoze kuba uvuze icyo kintu rwose. Ariko uvuze ikintu nanone, aho uvuze uti numva nakwibera umutwa. Hari umudiplomate twigeze gukorana, noneho we akajya abwira abantu ngo ni umutwakazi, kandi icyo gihe akajya ajya gusura abatwa. Njyewe niwe nanjye binteye isoni, ariko icyo mvuga kinteye isoni ni ukuba kujya gusura abatwa naragomberewe kujyanwa n'umunyamahanga, nakabaye narijyanyeyo. Ariko yajyaga asaba ati nta hantu hari abatwa wamenya ngo uzanjyane tujye kubasura. Noneho ntangira kujya njye, ariko nibwo nabonye ubuzima bwabo, nanjye numva twababereye, hari ibyo tutabakoreye twashoboraga kubakorera. Noneho ariko mu kugenda tujya kubasura, numva hari ikintu bishyize mu mutima wanjye cyo kuvuga ngo hari icyo twakabaye dukora. Uwo kuba yaremeye kwitwa nkabo, akajya avuga we ngo ni umutwakazi, akajya ajya kubasura, cyari ikindi kintu navuga kuri njye cyo kubafasha kugira ngo batere imbere. Twageragayo bakishima, bakatwakira, tugasabana, ukabona yuko tubikoze nk'ayandi moko y'abanyarwanda, tukabegera, tukabaha agaciro n'urukundo, hari u Rwanda twakubaka uyu munsi tudafite. Iki kintu rero uvuze kirakomeye cyane, biratureba nk'abantu bifuza u Rwanda rushya, u Rwanda ruha twese agaciro, tutirebyeho turebe no kuri bariya tubona yuko mu by'ukuri bahejwe muri byinshi byiza byo mu gihugu cyabo.
ya nuko uvuze ibitagenda mu Rwanda nyine kujya mu Rwanda wagenda wikandagira cyangwa ukaba wanabizira ariko ngize nk'amahirwe nkajya mu Rwanda nanjye numva nagira aho hantu haba abatwa nkareba imishinga twabakorera nkareba uburyo naza nkababera ijwi hano bagafashwa ndetse n'abandi bakene ni ukuri ngezeyo rwose najya nibera mu batwa ahubwo najye basanga nibereye umutwa rwose urakoze cyane Gilbert mwene data ndagushimiye ugira icyumweru cyiza urakoze cyane Innocent bye bye